Ijambo politiki cyangwa politike mu cyongereza risobanura uburyo bwo kuyobora igihugu cyangwa imiryango binyuze mu gufata ibyemezo no gucunga ubutegetsi. Politike irimo ibikorwa byose bijyanye no guhitamo abayobozi, gushyiraho amategeko n'uburyo abaturage bagira uruhare mu buyobozi. Politike ishobora kugaragarira mu bintu bikurikira nk'amatora, aho abaturage bahitamo abayobozi, ibiganiro mpaka hagati y'amatsinda atandukanye afite ibitekerezo bitandukanye mu miyoborere, kwandika no gushyira mu bikorwa amategeko, kuyobora igihugu harimo gukemura ibibazo by'abaturage, ubukungu, umutekano, uburezi n'ibindi. Mu ncamake, politike ni uburyo bwo gucunga ubuzima rusange bw'igihugu cyangwa umuryango binyuze mu butegetsi no gufata ibyemezo. Politike ni igice cy'ingenzi mu mibereho y'umuntu n'imibereho rusange y'igihugu. Dore ibintu bitandukanye politike yafasha umuntu cyangwa yakumarira. Icya mbere ni ukugira ijambo mu miyoborere. Politiki ituma umuntu ashobora kugira uruhare mu gufata ibyemezo bimureba binyuze mu matora, mu kwiyamamaza cyangwa mu gutanga ibitekerezo ku miyoborere. Icya kabiri politiki yakumarira ni ukurengera inyungu zawe. Binyuze muri politiki, abantu cyangwa amatsinda bashobora kurengera inyungu zabo nko kubona serivisi z'ubuzima, uburezi, ubutaka cyangwa imirimo. Ikindi politiki yakumarira ni uguhindura ibintu. Niba hari ibintu bidakwiye cyangwa bikugiraho ingaruka mbi, politiki itanga uburyo bwo guhagarika impinduka, yaba mu mategeko, imikorere y'inzego cyangwa mu mitegekere y'igihugu. Icya kane politiki yakumarira ni ukugira uruhare mu iterambere. Politiki ituma umuntu ashobora gutanga umusanzu we mu kubaka igihugu, mu bukungu, mu burezi no mu mibereho myiza y'abandi. Icya gatanu politiki yakumarira ni ukubaka izina no kugira ijambo mu muryango. Kuba mu bikorwa bya politike bishobora gutuma umuntu amenyekana, agira ijambo ndetse bikamufungurira amahirwe atandukanye harimo n'akazi cyangwa imishinga. Gukurikirana politike bifasha umuntu kumenya ibiri kubera mu gihugu, ibihugu by'amahanga ndetse no gusobanukirwa n'inzego z'ubuyobozi. Dukomeje, waba wifuza impamvu abantu bamwe batinya kwinjira muri politike? Ni ikibazo gikomeye kandi gifite imizi mu mitekerereze ya politike, imyumvire n'imikorere y'abanyepolitike ku isi hose. Impamvu abanyepolitiki bashobora gutinyana cyangwa kutizerana zirimo guhangana ku nyungu. Politiki ishingira guhatanira ubutegetsi cyangwa imyanya ifite imbaraga. Buri wese aba ashaka gutsinda cyangwa kuguma ku butegetsi, bigatuma habaho ubushishozi bukomeye ku bandi no gutinya ko undi yabagambanira cyangwa yabakuraho. Indi mpamvu, kuba politiki y'abantu runaka ishingiye ku kwikunda cyangwa ubwoba. Ahantu hari amateka mabi y'ivangura, uburiganya cyangwa gukoresha imbaraga mu gukemura ibibazo bya politike, abanyepolitike baba batinya ko abandi bashobora kugendera muri ayo mateka. Indi mpamvu abanyepolitike batinyana ndetse bamwe bagatinya no kwinjira muri politike, iyo nta nzego z'ubutabera zigenga cyangwa iyobora abantu badahana ku buryo bugaragara abari muri politike, bagivuga ko bashobora guhanwa cyangwa gucirwa urubanza n'abandi bakoresheje politike aho gukurikiza amategeko. Indi mpamvu ya kane, abantu batinya politike ndetse bakanatinyana, imbaraga z'amashyaka cyangwa amatsinda. Iyo abanyepolitiki babarizwa mu matsinda afite ububasha budasanzwe, batinya guhura n'ingaruka zo gutandukana nayo cyangwa kwanga politike zayo. Ibi bituma habaho gutinya no kwigengesera hagati yabo. Indi mpamvu ya gatanu, kuba politike ishingiye ku muntu aho kuba ku bitekerezo. Aho politiki ishingiye ku gukunda umuntu runaka aho gushingira ku mahame n'imigambi rusange, abantu bashobora gutinya kuvuga ibitandukanye n'ibyo umukuru avuga, bikavamo gutinyana. Ibi byose bishobora gutuma abanyepolitike badatinyuka kubwirana ukuri cyangwa kuganira ku bitekerezo bitandukanye n'iby'abandi. Ibi bigatuma politiki iba nk'iyuzuyemo urwikekwe. Nta gihugu na kimwe cyonyine gishobora kuvugwa ko aricyo cyonyine kiri imbere mu bijyanye n'ibihugu bitandukanye kuri politike. Abantu benshi baribaza bati, bike gihugu twavuga ko kiyoboye ibindi muri politike, gifite politike irenze y'ikindi? Igisubizo kirahari. Nta gihugu na kimwe cyonyine gishobora kuvugwa ko aricyo cyonyine kiri imbere mu kugira abanyepolitike bakomeye, kuko icyo bita gukomera gushobora gupimirwa mu buryo butandukanye, n'ingaruka bagira ku isi, ububasha bw'igihugu cyabo cyangwa uburyo bw'imiyoborere yabo. Ariko hariho bizwi cyane ku rwego mpuzamahanga kubera ububasha na influence abanyepolitike babo bagize. Dore bimwe muri ibyo bihugu harimo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, USA. Amerika ikunze kugira abanyepolitike bafite ingaruka zikomeye ku isi nk'abaperezida nka Joe Biden, Barack Obama cyangwa Donald Trump. Iki ni igihugu gifite ubukungu bwa mbere ku isi n'ingabo zikomeye. Igihugu cya kabiri
harimo Ubushinwa. Jinping, perezida w'Ubushinwa, ni umwe mu banyepolitiki bafite ijambo rikomeye ku isi. Ubushinwa bufite ubukungu bukomeye kandi buri mu bihugu bikomeje kwagura influence yabwo mu bihugu bitandukanye. Ku mwanya wa gatatu hari Uburusiya. Perezida Vladimir Putin azwi cyane ku isi kubera politike ze n'uruhare rwe mu bibazo mpuzamahanga nka Ukraine. Igihugu kiza ku mwanya wa kane ni Ubudage. Nubwo atari igihugu gifite igisirikare gikomeye, Ubudage ni igihugu gifite ubukungu bwa mbere i Burayi kandi bwagize abanyepolitiki bafite influence nka Angela Merkel ndetse n'uwitwa Adolf Hitler. Ku mwanya wa gatanu mu bihugu bifite politike itajegera hari Ubufaransa, Ubwongereza n'Ubuhinde. Ibi bihugu nabyo bifite abanyepolitike bazwi ku rwego mpuzamahanga cyane cyane kubera amateka yabyo, ubukungu cyangwa imbaraga za diplomasi. Ibi bihugu bikunze kuyobora ibiganiro mpuzamahanga, bifata ibyemezo bikomeye mu muryango w'abibumbye wa UN cyangwa G7 ndetse na G20 n'ahandi. Ijambo politike rifite icyo risobanuye kinini mu buzima bw'abantu, bityo ntabwo byari rikwiye gufatwa nk'ikibazo. Abenshi bibaza kuri politike bakavuga ati nimba politike hari abayitinya abandi bakayubaha, abenshi bakayigendera kure. Kubera iki politike? Kubera iki umunsi abantu benshi b'abanyepolitike aribo bantu bavugwa, aribo bakomeye? Ibihugu bifite politike itajegera aribyo bihugu wumva ku isi bikomeye cyane. Ijambo politike rifite icyo risobanuye kinini mu buzima bw'abantu, bityo ntabwo byari rikwiye gufatwa nk'ikibazo, ahubwo ni igice cy'ubuzima bw'imibereho rusange. Dore ibisobanuro byagutse kuri buri ruhande. Abenshi bibaza niba politike ari ubuzima. Benshi politike bayihinduye ubuzima, bamwe bayigendera kure abandi bakayemera. Abayemera bagaragaza ko politike ari ubuzima. Reka turebe kuri buri ruhande. Ibitabo bitandukanye bitwereka ko politike ari igice cy'ubuzima. Politike ni uburyo bwo gufata ibyemezo bigenga uko igihugu cyangwa umuryango runaka ugomba kuyoborwa. Ibi bikaba bigira ingaruka ku buzima bwa buri munsi bw'abantu, harimo uburezi, ubuvuzi, imisoro, ubutabera n'ibindi. Bivuze ko politike ari igice nakuka cy'ubuzima rusange, kandi kwitabira cyangwa kumenya ibyayo ni ingenzi ku muturage wese. Icya kabiri, mu bitabo bigiye bitandukanye cyerekana politike nk'ikibazo mu buryo butari bwiza. Hari igihe politike ifatwa nk'ikibazo kubera ruswa n'akarengane, kudaha abaturage uruhare mu byemezo, gutonesha no kudahana, intambara zishingiye kuri politike. Ibi bituma bamwe bavuga ko politike ari ikibazo, ariko ibyo si kuri politike ubwayo. Ariko ibyo si uko politike ubwabyo ari ribi, ahubwo ni uburyo bamwe bayikoresha nabi. Politike si ikibazo ubwayo, ahubwo ni igikoresho gikomeye cyakagombye gufasha guteza imbere imibereho y'abantu. Ikibazo kiba igihe ikoreshejwe nabi cyangwa igakoreshwamo ibikorwa bitanyuze mu mucyo. Aha hahita havuka ikindi kibazo kibaza kiti, ese umuntu wese ni ngombwa kuba umunyepolitike? Igisubizo ni oya. Buri wese si ngombwa ko aba umunyepolitike. Ikindi, ntabwo kuba umunyepolitike bigira bene byo. Bisobanuye ko ubishaka wayijyamo cyangwa ukayihorera. Gusa buri wese ashobora kugira uruhare muri politike mu buryo butandukanye bitewe n'ubushake, ubushobozi cyangwa inyungu afite mu byemezo bifatwa ku rwego rw'igihugu cyangwa akarere. Hari impamvu nyinshi zituma abantu badahinduka abanyepolitike bose: impano n'ubushake. Si buri muntu wese ufite inyota cyangwa ubushake bwo kujya mu bikorwa bya politike. Bamwe bafite impano mu bindi nko kwigisha, ubucuruzi, ubuhanzi, ubuvuzi n'ibindi. Indi mpamvu, inyungu cyangwa intego. Abanyepolitike akenshi binjira muri politike bashaka kugira uruhare mu ifatwa ry'imyanzuro y'ubuyobozi, ariko hari n'abantu badashishikajwe n'iyo nzira, ahubwo bashaka kuba abenegihugu bubahiriza amategeko gusa. Indi mpamvu, ibidukikije n'amateka. Hari igihe umuntu avukira ahantu hadashishikajwe cyane na politiki cyangwa adakura abona urugero rwiza rw'uko politiki ikorwa, bityo ntibimukangurire kuyijyamo. Undi mpamvu, hari umwanya n'amahirwe. Politiki nayo isaba igihe, ubushobozi n'inkunga y'abantu n'amafaranga. Abatayafite bose ntibabasha kuyinjiramo kabone nubwo baba babyifuza. Ariko kandi buri wese afite uburenganzira bwo kugira uruhare muri politike, nko gutora, gutanga ibitekerezo no gusaba ibisobanuro ku bayobozi. Aho niho dusanga politike ari iy'abantu bose, nubwo atari bose bayikora nk'umwuga. Reka mushimire
wowe wakomeje kubana natwe musaba gukora subscribe, share, like, comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikugereho umunsi ku wundi. Nitwa Justin Mind Harerimana, ndabakunda cyane.